Ntangira igice cya karindwi, dusome mu izina rya Yesu. Nowa yinjira mu bwato. Uhoraho abwira Nowa ati, injira mu bwato, wowe n'inzu yawe yose, kuko mu bantu b'iki gihe nasanze intungane mu maso yanjye ari wowe gusa. Mu nyamaswa zose zitazira uzafate indwi za buri gitsina, ingabo n'ingore. Naho mu zizira uzafate ebyiri ebyiri, ingabo n'ingore. No mu nyoni zo mu kirere uzafate indwi za buri gitsina, ingabo n'ingore, kugira ngo ubwoko bwazo bwoye kuzacika ku isi. Impamvu ni uko hasigaye iminsi 7 nkagusha imvura ku isi mu minsi 40 n'amajoro 40, nkazatsemba ku isi ibifite ubuzima byose naremye. Nowa akora byose uko Uhoraho yari yamutegetse. Nowa yari afite imyaka 600 igihe ku isi hateye umwuzure w'amazi. Umwuzure. Nuko Nowa yinjira mu bwato ajyana n'abahungu be n'umugore we n'abakazana be, bahunga amazi y'umwuzure. Mu nyamaswa zitazira no mu nyamaswa zizira, mu nyoni no mu bikururuka hasi byose, hava ebyiri ebyiri, ingabo n'ingore, zisanga Nowa mu bwato nk'uko Imana yari yabitegetse Nowa. Hashize iminsi 7 amazi y'umwuzure akwira ku isi. Umwaka wa 600 w'ubuzima bwa Nowa, mu kwezi kwa kabiri ku munsi wa 17 w'ukwezi, amasoko yose y'ikuzimu aravubura, maze ibigomera amazi byose byo ku ijuru birafunguka. Imvura y'urushana igwa ku isi iminsi 40 n'amajoro 40. Uwo munsi nyine Nowa n'abahungu be Semu, Kamu na Yafeti, muka Nowa n'abakazana be binjira mu bwato. Ajyanamo n'inyamaswa zose zikurikije amoko yazo, amatungo akurikije amoko yayo, n'ibisimba bikururuka hasi ukurikije amoko yabyo, hamwe n'inyoni ukurikije amoko yazo, n'ibiguruka n'ibifite amababa byose. Ziza zisanga Nowa, zize ebyiri ebyiri zivuye mu bihumeka byose. Izinjiraga zari ingabo n'ingore zivuye mu bihumeka byose uko Imana yari yabitegetse Nowa. Hanyuma Uhoraho urugi arukingira inyuma. Nuko ku isi haba umwuzure iminsi 40, amazi aruzura yerereza ubwato hejuru y'isi, amazi ariyongera aba menshi ku isi, ubwato busigara bugenda hejuru y'amazi. Amazi arushaho kwiyongera cyane hejuru y'isi, maze munsi y'ikirere imisozi miremire yose iriho ku isi irarengerwa. Amazi yariyongereyeho imikono 15 y'ubuhagarike, imisozi irarengerwa. Nuko igihumeka cyose kinyagambura hano ku isi kirapfa. Inyoni, amatungo, inyamaswa, ibikururuka hano ku isi byose birapfa, hamwe n'abantu bose. Ibihumeka byose byifitemo umwuka w'ubuzima biri ku butaka byose birapfa. Nguko uko Uhoraho yarimbuye ibintu byose byari ku isi, kuva ku bantu kugeza ku matungo, kugeza ku nyamaswa n'izikururuka hasi, no ku nyoni zo mu kirere. Bitsembwa ku isi, hasigara Nowa gusa n'abari kumwe nawe mu bwato. Amazi akomeza kwiyongera ku isi iminsi 150 yose.